Ese bite naro ni kamba wanyu icyo musaba ni ukora subscribe ugakora share ugatanga comment bantu banjye uyu munsi channel turaja ko tuyizamura tukayigeza ku 1000 baza kwezi kwa kane nizere ko tuzageza ku bantu 1000 umunsi twongeye dutembera mu karere ka Kicukiro dutembera hazwi nko mu Gatenga hari abantu benshi cyane twagiye tuhahurira nabo uyu munsi twashatse kuvugisha uyu musore ngo twumve ukuntu ibintu bimeze yatubwiye ko ari n'umuhanzi atubwira ibihangano by'iyo hantu bimaze kugera twumve ukuntu ibintu bimeze dufite content nshyashya turi kumva ukuntu ibintu bimeze turabizi neza ko ibyo bintu muzabikunda icyo musabwa ni ukora subscribe akamaro kabyo ni uko uri gusharinga umuntu cyangwa se uri kumukurikirana kugira ngo video nijyaho buri munsi ugiye tubona mu bambere cyangwa se ubu umunyamuryango wacu ukora subscribe nta kibazo biba bigutaha rwose nta kibazo bigutwara nta mafaranga bigujyana ni ukutwereka ko ibyo turi gukora ubikunda please kabisa turabizi nawe kuri umuntu w'umugabo ntabwo wagenda utayikoza subscribe bimeze bite bize tumugwanya imeze neza narebe igira hino tuvugane amakuru ya neza ahangaha turi turereye ahangaha turi muri Kicukiro mu Gatenga bimeze bite mu Gatenga ibintu ni fresh turavugana nande turavugana na Winos kwa byose mu gitondo wambaye karuvati Winos ariko umunsi umuganda impamvu no munsi nagiye gukora umuganda nambaye gutya nibyo nari nahise nese umugabo wajya mu byondo wambaye karuvati oya nyine muganda w'uyu munsi nabonye nta n'ibintu bigoye ni kupa agasuka umuhoro nta kindi byadusabye wabwira iki ku muntu udashaka gukora umuganda cyangwa umuntu udashaka gukora umuganda wamubwira iki kuba araryamye umuntu udakora umuganda nawe ukora nicyo namubwira okay watwibwira mu izina ry'abahanzi utubanze dususurutse nk'abantu b'abahanzi ukuntu bimeze let's go reba muri kamera gerageza no muri kamera basusurutse muri kamera cyangwa se basusurutse nk'umuhanzi baririmbire iyo ndirimbo twumva ukuntu bimeze Baby girl, wanyeretse sample, nanjye ndi free nkwereka agataito, baby urabona ni tricky, ndimo nshaka iki n'iki, nawe urabona on street, on street, ndimo nshaka iki n'iki, ipeso naryo ni imiti, tunakubitwa ibiti, ibiti, Okay, yeah man, muririmba neza ufite sound nziza. Indirimbo uraje muri record. Thank you. Nagiyeyo. Wagiye recording. Abantu bashaka kubona bakubonera he? Abantu bashaka kumbona muri no minsi. Muri no minsi nafunguye urubuga ariko YouTube yanjye iracyari hanze kwa nyine nje nayifunguriye nayi create nje hanze. Ubu ngubu gusa nyine ubu urubuga ngomba ndi gukoresha ahangaha mu Rwanda ni Facebook gusa. Uri mu diaspora. Yeah. Kuko warusetse imizo bihakana to bihakana akanya ni iki nyine yo yenda yo waruhutse kenshi na kenshi mu rugo nicyo kintu tubanza gukora yo waruhutse utagiye mu kazi muno munsi ku muganda mba naryamye nkaruhuka icyo nicyo cya mbere hakahita hakurikiraho kubyuka niborosa gutunganya ibyo mu nzu byaba bisanzwe to ntujye ukora umuganda ndawukora muganda ndawukora akanya ubyutse wabaye nk'icyamamare ugasanga yenda wabaye icyamamare nicyo kintu we wumva muri wowe wahita ukora cyambere nabanza gukora nabanza ngashimira abantu banjye buri muntu wese wankurikiranye icyo gihe ndi hasi buri muntu wese nyine utishoboye nkanafasha n'abagenzi banjye natabagoye natabaciye iki natabatse ikito ari abakobwa n'amafaranga ukunda iki abakobwa n'amafaranga nkunda amafaranga nkunda amafaranga nicyo cyambere bateretse umukobwa mwiza cyane hariya bagatereka n'igiceri hariya nicyo kintu nihe wakwinjira nafite amafaranga uko nyine ya mafaranga yamesha n'umwiza kumurusha nafata ayo mafaranga kuko ayo mafaranga yatuma mbona umwiza kumurusha umukobwa mwiza uteye neza n'umukobwa mubi ufite ubwenge niwe muntu we wifuza mu buzima bwawe yema nshaka umukobwa mwiza udafite ubwenge ubushaka umukobwa mwiza udafite ubwenge washaka umukobwa mwiza ariko udafite ubwenge wumva urugo rwawe nawe rwagira he kuko nyine ngewe ubundi ngiye nikundira y'amana rero urumva ubusanzwe narasanzwe kuvuga ko umugore w'amana nta bwenge se oya nyine mu busanzwe to y'amana simvuze ko ni nawe muntu wa mbere kabisa mbona uri kuduha ibintu byiza nyine ngewe mba ndi kubona nyine bitewe n'ukuntu nyine yatinyutse gusorera ndirimbo ngo icyana cy'inzobe cyikundiye muganga akaba ari umwana mwiza w'inzobe akikundira umuhungu w'umudokita nkanjye bikabisa biramfasha ndetse muri make wowe uri gushaka kuri tactic umwana umeze neza w'inzobe uteye neza ariko nta bwenge afite nta kibazo ariko ateye neza actually ku buryo umukobwa niyo yasaka basa gute afite ubwenge bumeze ute nta kintu mwavugana nta kintu mwavugana ukiri muri segonderi iki kintu watekerezaga mbere bitandukanye n'ubwo umaze kugira hanze ukuntu ubuzima wese ubona bikiri muri segonderi
nari umuntu wakundaga gufashwa no mu rugo cyane, bambwira ati mwana wacu ukunda ishuri kora iki n'iki, ariko nyine nkabereka ko nyine ari ibintu byanjye. Atari ibintu byawe. Ukigera hanze ni ikihe kintu wabonye nyine cyagutunguye cyane? Nkigera hanze ikintu cya mbere nabonye hanze nta mpuhwe bagira. Gute? Abantu nabonye nta mpuhwe bagira kabisa. Wowe urazigira se? Nanjye nazo ngira kuko nyine nazigiraga ku ishuri. Wazigiraga ku ishuri? Kumwe na class watezaga ikaramu, nk'ubu ngubu uba nka geto. Uba nka geto nk'ubu ngubu hari ibintu ubutatira. Ariko urugero ubu se watira isafuriya aha ngaha muri Kigali? Wayitira. Ariko sahabonetse hose. Ahubwo uvuga ngo watira umuceri cyangwa se wagenda byagenda gute? Ahubwo yenda urugero nk'ubu ngubu akanya urabona ko urubyiruko akenshi na kenshi ubu ngubu rusigaye rureba mu myidagaduro cyangwa ku masosho media. Ari ubuzima bwa kera n'ubuzima bw'ubu ngubu, ubona itandukaniro ryabwo ari ubuhe? Urabona ko ubuzima bwinshi cyane urubyiruko rw'iyi minsi ruba mu makontenti, ruri mu biki n'ibiki, ariko ubuzima rwa kera rwabaga ari uguhinga n'ubworozi cyane. Ubona henshi na henshi ahantu bitandukaniye ari hehe? Ubuzima bwa kera bwari bufite story nyinshi. Gute? Bwari bufite story nyinshi, aho bitandukaniye aho niho hambere. Ahambere ubuzima bwa kera bwari bufite story nyinshi. Ubuzima bwa kera ntabwo bwari bwiza nk'uku nguku. Amahoro yari ahari, nkeka atari meza nk'arimo araba ubu ngubu. Ni iki kintu wishimira kuba waravutse iki gihe? Kuba naravutse iki gihe. Wishimira kuba waravutse kera cyangwa ubu ngubu ubuzima ko yenda ko ubu ngubu aribwo yenda wavutse? Njye nishimira kuba naravutse ubu ngubu. Ahubwo nk'uwakongera akangira uruhinja nkongera nkavuka byamfasha cyane. Ni ikihe kintu wifuza kuba wakora ariko kubera wakuze ukaba utagikora? Ikintu numvaga nakora, numvaga nzavamo nk'umubillionaire. Ku myaka nk'ingahe? Ku myaka nk'umunani. Uzaba uri billionaire? None ugize ingahe? None ugize ingahe? Ubu ngubu bagiye kubivuga imbere ya kamera ntabwo. Ubu ufite na miliyoni? Wumvaga mu myaka umunani uzaba ufite biliyoni? None ubu ngubu se ufite na M? Ariko ndi hafi kabisa. Ubu ngubu ndi hafi tu. Kuko n'ubu ngubu kuba nkugeze imbere ndabona ari ibintu byiza. Ari ibintu byiza. Akanya ubu ngubu aka kanya ni iki kintu ubona nyine ese uracyatereta nk'uko babana abanyeshuri ukuntu baba bari gutereta, cyangwa ubonye nyine ubu ngubu ubuzima bwo hanze biba ngombwa ko ujya guhiga igiceri nta bintu by'inuze? Iki kibazo mbaje ngiye kubanza nyitekereza. Gute? Kuko uko nabonye ibintu byo gutereta byabaga ari ibya classe gusa, kwiga mu ishuri. Gusa nyine aho nagera hano hanze byahise binyigisha ikintu kinini cyane. Ikintu cya mbere byanyigishije kumenya ubuzima bwanjye, kumenya nyine agatigito tu. None ubu ngubu yenda kera ni ikihe kintu wahora gutekereza ukumva yanze bikunze n'wowe iki kintu ushyizeho imbaraga, ubu ngubu ariko ukajya kugikora ukabona birakuzitira cyane? Ni ikihe kintu wowe wifuza kuba wakakora ariko kubera nta mbaraga cyangwa se harimo ibintu byinshi cyane utashaka gukora, kubera cyangwa harimo ibintu byinshi cyane bibarimo ingorane? Ni ikihe kintu wumva ushaka kuba wakora nyine numara gukura ariko ubu ngubu wajya kugikora ukabona nyine ubushobozi buranze? Numvaga nyine ubundi sinakikubwiye. Iki? Nawubwiye ko njye mu kintu nabaga mfite numvaga nzavamo nk'umubillionaire. Umubillionaire ariko akenshi na kenshi ababillionaire ari business washaka gukora izakutuma ugeze kuri billionaire. Ntabwo byuka mu gitondo ngumve ngo wabaye billionaire. Wumvaga ari nk'iyi business nyine uzakura wowe umaze gukora, wumvaga uzakora kugira ngo uzabe umubillionaire? Ibitekerezo by'abana biba ari byinshi. Ibitekerezo nari mfite byari byinshi. Bibaza ko icyo gihe numvaga niyo wambwiye ati curuza za magenda ariko ukire ibintu buri kintu cyose uzi kiba nyine ari forode cyagukoraho. Nyine numvaga buri kintu cyose ari njye cyajya ariko nkabona ibyo biceri, ariko nyuma biza kwanga tu. Biza kwanga? Aka kanya ubyutse mu gitondo ugasanga wabaye umukobwa, ni ikihe kintu wahita ukora? Wabaye umukobwa nahita mpagarika akazi nakoraga. Ugakora akahe? Nahita nkora akazi ahubwo ko kwitanga kugira ngo mbone ibyo biceri, ariko si inama. Kwitanga gute yenda? Nyine gukora uburaya? Wapi? Nyine ukuntu njye nabyumvaga mbyutse ngasanga nabaye nk'umukobwa. Ikintu cya mbere nahita nkora akazi nakoraga kahita gahinduka, kuko buriya abakobwa bagira connection nyinshi mu kubona akazi. Nk'aka kazi wakumva wahita ukora ukimara kuba umukobwa? Kora ku kibuga cy'indege. Utarize
hari igihe bishobora gukonta gute birashoboka uzi impamvu byakonta umuntu yari umuhungu abyutse mu gitondo yabaye umukobwa umuheruka ejo yari umuhungu icyo kintu kuko icyo kintu byonyine uba ubaye mu digenti. Ni cyo kintu wabonaga papa wawe akubwira uri umwana ariko ubwo ukaba warakuze none ukaba waratekereje ubwenge buzima ariko ubu ngubu ukaba ubona none ko ibyo bintu yavugaga ari ibyanyabyo. Viye kuva na kera yahoraga nkundisha mekanike akajya yinkundisha biza kuba ngombwa rero ko ajya muri famiye nisanga noneho ibintu nyine banjyanye byo kwiga none nabwo ari mekanike. Ndavuga ati noneho bano bandi bwabakanira gute igiceri ari icyabo ibintu byose ari ibyabo isi ari iyabo. Ndavuga ati rero ubwo ngubwo plan mfite ubwo ngiye kwiga mekanike kandi noneho Viye yarankuye kuko yarambwiye ati ibyo bintu byihorere mwana wacu. Akanya ubyutse mu gitondo ugahura na perezida nicyo kintu wahita umusaba nibihe bitanu wahita umusaba? Njye ku giti cyanjye ku giti cyawe ikintu cya mbere namusaba nabanza amubwira ati perezida dufashe kabisa dufashe kuko buriya hari ibintu byinshi buriya abantu dukenera. Iki cya mbere abantu dukenera ubundi njyema mbona bagabanya nk'amatike ku binyabiziga ibyari bihenze bikaba bihendutse. ako n'ubundi barabigabanyije gute neza niba imodoka yenda aravuga nk'akajya yenda yarigenewe nka 6 none ikaba igeze kuri 3 barayigabanyirije urumva atarimo kugabanya amatike. Wowe ku giti cyawe cyo wisabe ku giti cyawe ntabwo mubwiye gusabira ibintu rusange muri rusange uvuze ngo abantu bagabanye mituweli cyangwa se bagabanye yenda ingendo. Wowe ku giti cyawe kumusaba nk'uko wasaba umuntu we nibihe bitanu wahita umusaba ukamubwira ati yenda ngewe nk'urugero ushobora kumubwira ati ngewe hari ibintu bitari kugenda neza kuri ngewe bimfashemo cyangwa se ahantu nshaka nk'urukangeza niyo ibintu bitanu wamubwira ati ngewe rwose bimfashemo. naho nzamubwira ati rero si ubwo ngubwo ngewe bitewe n'ukuntu mwubaha cyane mba numva nta n'ikintu namusaba nta kintu wavuga byaba bihagije. Ugeze amahirwe cyangwa se ugira umugisha ukabyuka mu gitondo Imana bavuga ko mwahuye cyangwa muri guhura n'Imana nibihe bintu bitatu wayisaba? Imana nabanza nkayisaba umugisha nkayisaba imbabazi ukayisaba ibyana by'inzobe ikanababarira abacumuye ukanayisaba icyana cy'inzobe. ibyo ntabwo nabisaba. Kubera iki? kukerega Imana ikuzana ku isi igufite ntoya kugira none se ubaka kanya mbese mu make ntabwo wabana n'umuntu uri black dushobora kubana ariko ntabwo twamarana igihe oya ndavuga mubana mu nzu tubana mu nzu wapi w'umukobwa wapi kabisa. kubera icyo mutashaka igikara? njye sinzi impamvu to nyine njyewe nakubwira ijambo ryaturutse kandi ntabwo urakundana n'umukobwa w'igikara? sha barahari benshi. none se kandi bari hari benshi kuki ariko abo twakundanye numvaga ukuntu nyine banyitwaragaho ukuntu babaga bameze ntabwo ari ibintu byamfashaga. ni iki ubona ku itandukaniro ry'umukobwa w'inzobe n'umukobwa w'igikara? umwana w'inzobe cya mbere muzi uba yikundiye muganga, cya kabiri umwana w'inzobe nuko nyine yiyitaho to kuko buriya ukuntu yitaho icya mbere arabanza akita ku mubiri we. ako n'igikara cyita ku mubiri we ariko si byose. gute? impamvu atari ibikara byose aba black se barenze kuruta abanuza aba white baba b'inzobe baba bahari ariko biterwa nyine n'uburyo umuntu nyine hagati ya Isimbi Nowela na Jolly watora nde? watora Isimbi Nowela. gute Isimbi Nowela kandi ari black Mutesi Jolly ari inzobe? impamvu nyine Isimbi Nowela twavuze se basi kumwumva ndi kumwumva. ukora iki? Isimbi Nowela si yabayeho Miss wapi yitabiriye Miss ntabwo yageze aba Miss. akora iki mu buzima busanzwe? akora iki? tangiye kumbaza ibintu byinshi. oya nyine akora iki? wewe yenda Mutesi Jolly tuzi ko agira ama business, tuzi ko afite inzu yubatse, tuzi ko afite imodoka. Isimbi Nowela nawe kandi tuzi ibindi bintu tumuziho. Isimbi Nowela uzi ko akora iki watoye? njye numvaga yaritabiriye muri Miss bisanzwe biri aho nta kintu. ako nakandi kazi wari uzi ko akora asanzwe se? bakina pornography. yego yesu ntabwo namuhisemo ariko ntari ni iki kuri we cya Isimbi Nowela kigukurura? ikibuno n'ibindi byinshi.
ariko urumva ko nyine byanze kuguti wumva ko nyine Simbi Nowela ari we nyine kuri wowe kuruta Mutesi Jolly. Simbi Nowela ni umuntu wirekura Gute? Simbi Nowela byo ukigera kuri Chrome uretse ko babihagaritse shaka bisa niwe muntu wa mbere nye uhita ujyaho uretse njye nyine ukijya kuri Chrome nko gusacinga nka Google Chrome bisanzwe ukijyaho nyine atari nabyo ugiyemo niwe muntu wa mbere mpita njye nibonera bato. None se biriya bintu nawe ujya ubireba cyane kubera iki kandi uvuga ko ari wowe ujya kuri Google Chrome? Oya ngiye ngiye kuri Chrome ngiye guca kuri Google Chrome ngo nyibaze bisanzwe nyine kwa ko nyine nkikiga nakundaga kubaza cyane Google Chrome mu bintu natazi ibyo natumva to. Actually kubera icyo aka kanya urumva iyo abantu benshi na benshi bavuga ko abakobwa bari gukora mu rubari cyane cyangwa bari guhostinga kucyo kenshi na kenshi bakunda kuvuga ko ari indaya. Mpamvu bakunda kuvuga ko ari indaya nuko nyine ukubera ko nyine tuzi ko nyine indaya kenshi ziba ziri mu kabari mu mabuwate mu mansuro ahantu nk'aho nyine niyo mpamvu nyine buri muntu wese ujya gukora ahita avuga atagiye kuba indaya. Ntabwo washaka umukobwa mu kabari kubera kuko natabakunda ntabwo nkunda abakobwa bo mu tubari. Iyo ugiye mu kabari ureba abahungu gusa cyangwa abakobwa ntabwo muri kumwe? ahubwo uzi n'ahandi hantu natakuba umukobwa no mu rusengero. Mu rusengero naho rwose mba mbona hari abantu baba bazanyemo n'ukuntu nk'uburaya to. Uburaya gute kandi bari mu rusengero? Mu rusengero se ugeze ubona hari abantu bari gusundamo cyangwa se bigisha ijambo ryo kuba umuntu yasambana? none se mu rusengero ni ukubera iki ubundi babiba? Mu rusengero ni ukubera iki babiba gute? Ariko akenshi na kenshi yenda ntabwo twabyumva ibyo bintu bari kuvuga. Nasanze hahurira abantu bose gute? Ariko hari nijoro n'umuntu yaje kwiba cyangwa ejo n'ejo bundi akaba yakizwa yaje gukirizwamo aho ngaho yende ingeso yakwanga akaba ariho yabikorera. Birashoboka. Bishoboka gute? Impamvu bishoboka nyine mu rusengero mbona ari ahantu hambere haba harenze. Inzoga cyangwa mu rusengero? Mu rusengero. I Kigali cyangwa mu ntara? I Kigali. Inzobe cyangwa igikara? Inzobe. Guseka si komeza. Komeza. Ibirayi cyangwa igitoki? Ibirayi. Kubera iki ibirayi? Kubera ko ibirayi ari byo abapapa bakunda. Ese uri umupapa? Oya, abahungu bakunda. Sorry. Ni cyo kintu wabonye itandukaniro cyo muri ghetto n'izindi nzu zisanzwe? Itandukaniro ryo muri ghetto. Muri ghetto uba uri wenyine. Muri ghetto cyane byinshi. Muri ghetto kikwemera kuba umuntu yakwisanzura ku buryo warenza n'urugero ukagenda ukajya mu yindi mico? Birashoboka ariko ku muntu nyine wabigize akazi. Wabigize akazi gute? Ku muntu nyine wahisemo nyine kujya nyine ajya muri ghetto aricyo kimujyanye. Ariko wari ujyayo bitewe na business agiyemo cyangwa bitewe n'akazi k'ahantu gaherereye. Nese ubwo iyo buri muri ghetto yenda ko umukobwa yagusura yenda mu rugo nako yagusura muri ghetto? Oya. Bamaze gusura bangahe? Muri ghetto? Mu kabari. Muri ghetto? Muri ghetto ni nka babiri. Nka babiri? Bataha barara? Hatashye impundu ararara. Wanyu barabizi se? Barabizi. Barabizi ariko bari bazi ko ari inshuti. Bari bazi ko ari inshuti. Bakakanya wifuza ko yenda Imana yaguha umuntu umeze ute? Ugeze igihe cyagiye cyo kuba wabana n'umuntu. Cyaya nk'umukobwa usenga. Nyine utandukanye nawe. Urasenga se? Njye ndasenga. Erega mujye mwaka ibintu namwe ubwanyu mubashije no kuba wajya. Njye nanjye ndi umuntu usenga. Ndi umuntu usenga ariko si cyane ariko ndasenga to. Uko byagenda kose. Ko nyine ndi umuntu nyine udashobora gusaba ku rusengero ariko nyine wicara akitegereza akavuga ati kabisa iki kintu nyishimiye Imana cyangwa iki kintu Imana kimfashemo. Ni cyo kintu Imana yagukoreye wumva ushimira Imana buri munsi ukaba iki kintu utazigera ukibagirwa mu buzima. Ikintu Imana yankoreye. Imana yampaye umugisha n'ubu ngubu ndiho. Ubu ngubu ndiho ariko sinzi niba bitaranarangira. Kuko nyine Imana nyine niyo nyine biri kubigena byose to. Mu Gatenga tugusanze turi mu Gatenga turi kuganira ukoze kuba umwanya uduhaye akaba tugiye kuri n'umuhanzi wakongera ukaducishiriza kugira ngo abantu bakumvize bakumve neza bumve sound yawe ko numvise ufite sound irenze kabisa. Ejo n'ejo bundi wakumva nawe mu gitondo twabyuze tugasanga watumbagiye byatari ngiye uducishiriza wumve ukuntu ibintu bimeze. Indirimbo ugiye kubarimbira bayita Baby. Wongereho sound. Wongereho sound. Indirimbo ugiye kubarimbira bayita Baby.
Ashe baby. Oya baby nimwe nabaririmba imbere ariko ugiye kubaririmba iyo bita Gigito. Okay, let's go. Baby love ndakwereka ibyo nkunda muri bed ndakwereka iyo mbunda ngaho manuka nkwereka ibyo nkunda oh mami unyorohere shu we know I'm like you mina kupenda sana 1 2 3 nakwereka nkukunda ngaho manuka nkwereka ibyo nkunda oh mami ndagutoresha sana ku gigi yeah ndakugigila baby wanna made ndagila uraza kubyaki oh shit nguhaye n'akalisti dore ibisaza birenda guta inkunda ni wowe ndarandota walahi nkatiye gisimenti uzana zwenda mugerera bigenda bagerera kibungo uraza kubikunda Yeah man. Ngaho nkundisha abantu bakunda ubwete bakunda urumva. Okay guys mukunda umujene bamwita Kamba wacu. Bamwita Kamba wacu kuri Facebook, Instagram, YouTube na TikTok bamwita Kamba wacu. Icyo musabwa ni gukora subscribe nawe mu mukundi bamwita Winos Rwanda. Ewana je kubatamo songs zirenze. Umunsi twahuriye nawe mu Gatenga. Ewana guys, icyo tubasabana no gukanda subscribe, mugakora share, mugatanga comment. Ibyo mukora byose nibwo tuba tubona uruhare rwanyu mugenda mukora. Shout out my G. Shout out.